Mana yarambwiye ngo nze nkubaze ngo mbese ko wari muzima wapfuye ryari? Mbese ko wakiranukaga niki cyatumye ureka ingeso nziza warangiza ukafata ingeso mbi? Mana ibwira Efurayimu, iramubwira ngo mbese Efurayimu we, niki cyatumye uhinduka? Kandi beto benefodrema, kandi wari muzima ugahinduka. Yewe niki cyatumye uziba amatwi ukareka kumva ijwi ryakuyoboraga warangiza ukayoborwa n'amarangamutima? Imana ibabajwe nawe Efurayimu we, Imana ibabajwe nawe. Njya nkunda kubabwira nkababwira ngo kugira ngo ugere ku cy'Imana yavuganye nawe nuko wirinda icy'Imana yakubujije. Peto benefodremandi kostifo egani. Narimvuze ngo kugira ngo ugere ku masezerano cyangwa se ugere Kanani nuko wirinda icy'Imana yakubujije mwene data. Niki cyatumye utinyuka ugatinyuka iby'Imana yakubujije ukabikoraho? Efurayimu we ubabaje Imana. Witwaje ngo uri umushumba, witwaza ngo uri umuhanuzi, witwaza ngo izina ryawe ryaramenyekanye, uritwaza ugira inzitwazo. Imana ibabajwe nawe wahinduwe n'ubwibone. Peta do benefodrema tandomene. Niki gituma ukora ibyaha nkana warangiza ukamenyera Imana? Na Mose wamenyereye Imana kubera ko nta mugabo wegeze uvugana n'Imana kugera ku rwego rwa Mose, ntawe. Ariko ngo Mose umwe afata inkoni, Imana iramubwira ngo kubita urutare Abisiraheli banywa amazi. Ngo Mose arangije afata inkoni akubita ku rutare kabiri, arangije abwira Abisiraheli, arababwira ngo mwakire amazi mbahaye nge na Aroni. Imana irababara. Yavuga ngo niki gituma Mose wumvaga ijwi ryanjye akanyubaha abashije kuzamura ubwibone mu mutima, akabwira Abisiraheli ngo nimwakire amazi mbahaye? Imana irababara, iravuga ngo kubw'ibyo ntabwo uzagera i Kanani. None mbese niki gituma utamenya ko bakogoshe? Niki gituma utabasha gusobanukirwa ngo umenye ko bakumazemo imbaraga? Abanyamahanga Peta do bene kosani, bakumazemo imbaraga ariko ntiwabimenye. Uwatinyaga gusambana uyu munsi ari gusambana, uwatinyaga kuroga uyu munsi ari kuroga, amaze abandi mu kabari arimo arabaroga. Pelaza do bene fodrema tandomene kuwa editandi masefo ega. Mbese niki gituma utinyutse, ukaba utinyutse kwegera ibizira Imana yari yarabikubujije? Imana ikakugira umunaziri, ariko warangiza ibizira ukaba uri kubiconshomera, urimo uraconshomera ibizira Imana yarabikubujije, ariko uyu mwanya urimo urabiconshomera. Efurayimu we ubabaje Imana. Yewe wa mukobwa we, mbese ko Imana yari yaravuganye nawe ikakubwira ngo nzakugirira neza, nzagutabara, nzakurengera, ariko bakaba bakumazemo imbaraga. Wapeta benefodrema, wariye intonorano, wariye imitura, ntabwo uzagera i Kanani. Ntabwo uzagera i Kanani utarihana ngo ujye imbere y'Imana uce bugufi wibwire ngo Mana naracumuye nakoze ibyaha. Ntabwo uzagera i Kanani, ntabwo uzagera yo gukura inzira ku murima. Niko Imana yambwiye. Ntabwo uzagera nitarabe sadomene kuwa, ntabwo uzahagera. Warasengaga ugasenga y'amanywa ugasenga y'ibicuku, ariko ubonye Imana igutabaye. Hari abantu Imana yageretse yagiriye neza, ibagirira neza, mwarambaraga ubucari, mwarambaraga imyenda yaboze, mwarambaraga inkweto zaboze, mumeze nabi, mushonje, mubabaye. Imana irabatabaye mu gihe za Dubayi murimo muracururiza ahantu bakomeye, za Shike n'ahandi, mumeze neza, ariko mwaradamaraye, ntabwo mugisenga. Amafaranga yanyu uyu munsi
aho muri kuyajyana namwe murahazi, aho muri kuyerekeza namwe murahazi. Efurayimu we, utinyutse, utitarabe na fodrema, utinyutse gutenga abantu batari urubanza, ngo nuko bavuze abashumba bakabahanurira ibiri byo mwarangiza mukabatenga. Efurayimu we, bakumazemo imbaraga, bakudibiri fodrema sefo ega, bakumazemo imbaraga, bakumazemo imbaraga. Ariko Imana ije guhora, Imana ije guhora, Imana ije guhora abo wayobeje. Imana ije guhora. Mwazibye amatwi kugira ngo mutumve ukuri, mushaka abababwira ibiwanye n'amarari yanyu, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri. Imana ibabajwe namwe, Imana ibabajwe namwe, Imana ibabajwe namwe mwabariganya mwe, Imana ibabajwe namwe mwabagambanye mwe. Hari abagambanira umurimo w'Imana, Imana irababaye. Imana ibabajwe namwe mwabatagira kwizera mwe, mwabizera guce mwe. Imana pefodre masefo ega, Imana irababaye, irababaye, irababaye. Nongere mbisubiremo ngo Imana irababaye. Nico gituma Imana ije kubateza ibyago bidasobanutse, nico gituma Imana ije kubateza mugiga. Petita do bene fodrema tando bene kuwa, Imana ije kubateza mugiga. Bisiraheli ngo bari mu butayu, bibagirwa imvugo y'Imana, batangira kujya gusambana n'Abamidiyani. ngo barangije bararengwa, bamaze kurya sha bahaza, bibagiwe manu zo mu butayu, bibagiwe ibifu bimaze kuza, barabikweduye bameze neza. Mujye mwihangana, hari igihe umuntu abwiriza mwifuhe bitewe na message Imana iri kumuha. Yego, ngo bamaze kurya bahaze sha, ngo bakajya bajya gutarama, ngo ibitaramo bya Midiyani, abamo wabo ngo bakajya gutaramayo, ngo bakajya barunguruka ibitaramo byabo, ngo bakabona ni byiza. Umaze kuyabona none usigaye yaraza mu kabari, ukarara ubyina, ukarara uceza, kandi warayavanye mu butayu. Imado bene fodre masefo ega, Imana iraje kandi Imana irababaye, ifite agahinda kubwo abantu yamenye ikabatoranya, ariko uyu munsi bakaba babogoshe. Busa umwe ngo umumidiyani, ngo umwisiraheli afata umumidiyani kazi, ajya kumusambanyiriza mu ihema, hafi y'ihema ry'ibonaniro. Usome kubara 25. ngo arangije ngo agiye kumusambanya, ngo amaze ngo akimugera hejuru, Bibiri iravuga ngo Mose abyitegereje. Icyo gihe Imana yari yabateje mugiga, ngo Mose abyitegereje abirebye, abona biteye isoni mu Bisiraheli, abona biteye agahinda, umubabaro uramwica, ndetse n'umutambyi Aroni. Ndagira ngo ndebera harakwitazimye. Harangije ngo bose bararira, bapfukama hasi bararira, baraboroga, bavuza induru. Peta bene fode manda stifo ego, hando mene fodre masefo ega. Ariko hanyuma Bibiri iravuga ngo umwana w'umusore witwa Feniyasi w'umutambyi wa Aroni wa Eliyezeri, ngo abyitegereje abona ni ikimwaro giteye isoni. Aravuga ngo ni gute abantu twamenye Imana, abantu tuzi Imana, abantu twasenze tukumva Mwuka Wera amanuka, abantu twatinyaga ibyaha, arababara, yumva umusatsi umworosotseho, yurira sadebe fosanima, yumva Umwuka Wera muzamukiye mu birenge, umwana w'umuhungu ngo ahita yuzura Umwuka Wera. Aravuga ngo nubwo abantu bose batagira icyo bakora, ariko ndashaka kurwanira Imana ishyaka, tukavuga ukuri. Mwabavuga butumwa mwarwanira Imana ishyaka, mukavuga ukuri, mukareka kurenza hejuru, kugira ngo abantu babakunde. Mumureke kurenzaho, mubwiza abantu ukuri, bwiza umuntu ukuri, niba ari uwo gupfa pe, niba ari uwo gukira kire, ariko wibesha, wijya kubesha kugira ngo abantu bakunde baguhereze. Imana n'ubundi izakubeshaho, kabone naho betalo befodraima, nubwo amarembo y'ikuzimu yakinguka, ntabwo ashobora kukurwanya Imana iguhagaze. Kandi Imana izakubeshaho, yongera ikubesheho, ariko bwiza abantu ukuri, bwiza abantu ukuri.
Feniyasi aravuga ngo reka ndwanire Imana ishaka. Bibiri iravuga ngo yenda icumu. Haleluya. Adobela sadiminikwa. Afata icumu. Akurikira wa Mwisiraheli mu ihema aho yagiye gusambanira. Arangije ngo amutera icumu. Haleluya. Amutera icumu. Bibiri iravuga ngo icumu rihingura mu butaka, ngo rimufata kunda rihingura mu butaka. Ngo Imana iri mu ijuru irebye Feniyasi ngo iranezerwa. Ngo Imana nayo igifashwa. Ngo Imana iranezerwa. Iravuga ngo mu isi mpabonye umuntu urwaniye ishyaka, mu isi mpabonye umunyakuri, mu isi mpabonye umukiranutsi utitaye, utarebera mu marangamutima. Mbonye umushumba, mbonye umuvugabutumwa, mbonye umuhanuzi, mbonye umunyamasengesho, mbonye umukristo, mbonye umuntu ukiranuka ukijijwe, mbonye umucamanza utabera. Ariko betando mene fodre masefo ega, muraca imanza zibera, muraca toperazanima, muririrwa murya za ruswa, muririrwa mukora amanyanga, muririrwa mu hetobera sadimene kuba. Imana irababaje. Ngo Imana irangije iterura Mose mu iteraniro, iramubwira ngo Feniyasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi atumye umuntu umwe gusa mu isi Imana ijya imukoresha isi igahinduka paradizo. Umuntu umwe mu gihugu, umuhanuzi umwe, umushumba umwe muzima, Imana ijya imukoresha isi igahinduka paradizo. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Feniyasi akoze ku mutima w'Imana, nicyo gituma uburakari bwanjye buvuye ku Bisiraheli, kuko yafuhiye ifuhe ryanjye muri bo, akaba mpesheje icyubahiro kubw'umurimo wawe. Ariko Peta bene fodemana, yewe eriwe, yewe n'iki gituma utari gucyaha, n'iki gituma utari gutesha, n'iki gituma utari kuvuga ukuri nyako. Warangiza ugaca ku ruhande mukivanga kugira ngo mukunde mubone indonke. Ariko Peta robene fodemana kostifo ega, iri fodemene kuwa hari wisandoma. Urakoze Mana, ndakumvisha. Nyamara do pesa bimenefo. Nowa yavuze ubutumwa, abantu murapinga, abazi nkuge murapinga. Ariko bene kostifo ega, ndagira ngo ubwire ngo wa murozi w'iherezo ryawe rirageze, wa musambanyi w'iherezo ryawe rirageze. Niba udahindukira ngo ureke ibyaha, iherezo ryawe rirageze. Kuko inkota y'Uwiteka yamanutse, inkota y'Uwiteka yamanutse. Niki gituma ubaye Efurayimu. Ndagira ngo dusenge Imana, twinginge Imana, twinginge Imana. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo uhindukire, uhindukire, uve mu byangwa n'amaso y'Uwiteka, ureke kubeshya, ureke kuba nyamujyijanira. Urahari ngo dusenge. Petro bene fodemana, urahari ngo twinginge Imana. Ese izo ndwara zizakira gute? Wa mubyeyi we urwaye igifu cyarakuzengereje, ariko uzakira gute ukijya mu bapfumu, ugitanga ubutunzi bwawe ngo ubujyanye mu bapfumu, kandi warangiza ntundakire? Mbese uzakira bigenze bite mu gihe utarizera Imana kandi warayimenye? Mbese wa mukozi w'Imana we, mu gihe ukiri kuvuguta utwatsi ukajya kudushaka hirya no hino ubesha abantu ngo urimo urabasengera, mbese uzakira gute ko n'ubundi nyatsi itazakuva? Wahindukiye ugasa pedo bende kostifo demanda. Imana irakubona nk'ingurube, urakaraba ariko mukanya ukongera ukivuruguta. Niko Imana imbwiye. Imana irakubona nk'ingurube. Munyemerere dusenge Imana, twinginge Imana, uce bugufi, usubire mu muhamagaro, usubire mu muhamagaro, usubire mu muhamagaro. Wongera ubwiza Imana ukuri, uyibwire ngo nciye bugufi ndambaraye hasi, naho ubundi birakomeye. No peta do bene fodema. Yego wakoze impanuka, ariko kandi ni ishuri Imana yagushizemo. Ndagira ngo nkubwire ngo ishuri rirangiye, Imana igitabara umuntu. Mana mu izina rya Yesu. Kandi Imana ikomeye, Imana ikora, Imana itabeshya. Hari umuntu wumvishe ubutumwa bwiza,
akumva iyi mesaje, muha umugisha kubw'uko yemeye agahindukira agaca bugufi akameneka umutima. Haleluya. Uyu ni umwana w'ubugingo, ntabwo yemeye ko azarigita cyangwa se akarimbuka. Ntunyemerere wongera umugaruka kumwe umwana w'ikirara yatorongeye ariko yagaruka kwa se bakabaga ibimasa. Uyu nawe uhindukiye n'umwakire mwana, urakoze. Hari abantu babuze uko bagira, babuze icyerekezo, babuze inzira, babuze ubutabazi, bagize intege nkeya nyamara barakumenye. Aba nabo barengera ubatabara, wongera ubasubize mu buntu bwawe. Imbaraga z'Imana zikingura imiryango kuri bo mu izina rya Yesu. Abarwayi ubakize, abashonje ubagaburire. Apeta do benefo de mana. Urakoze Mana, urakoze kubagiriye neza mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, Yesu abagirire neza. Hanyuma ushaka ko dusenga birambuye, urandika 080 020 n'abari hanze y'u Rwanda ngira mushiraho agateranyo 250, warangiza ugakomerezaho iyo mibare. Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu, amen.